Hello Agape Hub family, ndagushubuje aho uri hose nkurikira igihugu cyose waba urimo, ndagukunda cyane kandi abantu mwese mu support zanyu, message zanyu zinyakuhaja zingira ngo ibintu nkora ni byiza rwose, ndabashimiye cyane ubwo ni mwege mbikorera. Abashyashya abantu bambonye ari ubwa mbere, ndabasaba ngo mukore subscribe mbere yuko ugira n'ikintu, niba wandebye gusa nyikundira, mbere yuko ugira ikintu kimwe ureba cyangwa utekereza, abanza ukore subscribe. Rero uyu munsi ngiye kubakorera ikintu cyangombwa cyane, ngiye kubabwira ibintu abakobwa benshi, abamama bamaze iminsi bambwira. Hari abantu banyandikira bakambwira ngo, cyangwa uretse n'abantu basanzwe, abantu b'inshuti zanjye, abantu tuziranye bajya banyandikira bakambwira ngo dukunda kwisiga makeup cyane, ariko ntabwo tuzi makeup twagura, ntabwo tuzi aho twahera, ntabwo tuzi biba bikenewe, ntabwo tuzi bidakenewe. Nk'umubigina ese agomba kuba afite makeup zimeze gute? Niba ugiye gutangira kwisiga makeup, ugomba kuba ufite makeup zihe? Ahangaha ntabwo ndi buvuga ibintu byinshi bikomeye by'aba professional ya, ndavuga ibintu by'aba beginner aribwo bagiye gutangira makeup. Cyangwa nawe niba utari na beginner ariko wifuza kumenya makeup wagura zo gutangira kwisiga, iyi video ni yawe. Rero ngiye kubabwira ibintu by'ingenzi ugomba kuba ufite mu gihe ushaka gutangira kwisiga makeup. Ariko mbere yuko mbibabwira akantu kangombwa nshaka kubabwira, niba unkurikira cyangwa niba ushaka kwisiga makeup, ushaka gutangira kujya wisiga makeup, ndashaka kubwira ko makeup barayiga, biga kwisiga makeup. Hari tutorial menshi kuri YouTube hano bavuga ngo uko wakwisiga ku maso, uko wakwisiga foundation, uko wakwisiga lipstick, byose birahari. Wikuyemo ubute, ntushake kubyigira byose icyarimwe, ukavuga uyu munsi muri ibi bihe ngiye kwiga ukuntu bisiga eyeshadow gusa. Ukajya ureba tutorial, ukagerageza ukabyigana, gutyo uza gusanga eyeshadow warayimenye. Niba ushaka kumenya uburyo wisiga foundation, ndakeka nawe babwiye muri video yanjye nako ndi kubereka makeup, simple makeup. Ukashaka kumenya ukuntu wisiga foundation, nshaka no kwibutsa ko foundation ntago wayisiga gutya, foundation wayisiga gutya. Ntabyumvishe? Yeah. So ushaka kumenya ibyo byose ukuntu bikorwa, haba hari amavideo menshi kuri tutorial, ariko ngiye uyu munsi ntabwo ngiye kubigisha uko babikora. Uyu munsi ngiye kubereka ibikoresho ugomba kubanza kuba ufite kugura mbere yuko ukora ikintu icyo ari cyo cyose ugomba kuba ufite. Igikoresho cya mbere ndagenda mbereka amafoto ahangaha, ndabereka amafoto yabyo kuko nabonye kugenda nkizana gutya biba bitagaragara neza nko ku mafoto. Yeah. So ikintu cya mbere ugomba kuba ufite ni face primer. Face primer ni tuba tumeze nk'utuvuta wisiga mbere yo kugira ngo wisige makeup iyo ariyo yose. Ubanza kutwisiga kugira ngo makeup igufate. Ni nk'utuvuta wisiga kugira ngo, hari za spray, ariko ngiye ndavuga izo tuvuta. Ubanza kwisiga kugira ngo makeup yize kwinjira neza, iguhe fraîcheur, yinjire neza gutya. Ugomba kuba ufite face primer. Ndagenda mbereka hari amoko menshi ya face primer, ugenda uzishake uyigure. Face primer nicyo kintu cya mbere wisiga mbere yo kwisiga ikintu icyo ari cyo cyose. Sinzi ko mwabyumvisha, hari primer z'amaso, z'iminwa, ibyo ngibyo ntago birenze cyane. Ugomba ushatse wanayisiga ku maso, wayisiga ari hose, ariko kugira ngo makeup yabanze ize kuza kugufata. Ikindi ni eye pencil, nka tiro yo hano. Iyi ngiyi iyo ndi kwibwira abantu, ngiye mbwira abantu ko nisiga iya pirate, kubera yuko ni inkorera. Iyo nisiga ngiye nizatiro zino bacuruza mu muhanda mu mujyi, gura nk'ibiceri nka 300 cyangwa 500 gutyo. Imbona ari isa inkorera neza, kubera yuko uko uhora uyiconga igenda ishira vuba. Rero kuvuga ngo ngende ngure zandi zihenze
n'ubundi mpora nyiconga igiye ishira vuba kandi zose mbona zikora kimwe, nahisemo iyo ngiyo, nayo igomba kuba uyifite. Ndi kugenda mbaha akaliste k'utuntu uzagura ugiye kugura makeup. Indi ni eyeshadow. Eyeshadow ni twa tubara bisiga hano hejuru y'amaso. Turiya tubara ngiye kubagira inama ku bintu ushaka kwisiga bya pirate n'ibindi ushaka kwisiga bya original. Tiro yo kungohe ushatse wakwisiga pirate nta kibazo, ariko eyeshadow iyo umuntu yisize pirate ameze nk'umuntu wisize ifu ifu y'ubugari cyangwa ifu sinzi, ariko iyo umuntu yisize iya OG uramureba ukabona ko yafashe neza ku maso. Rero eyeshadow ni ikintu cyo kwitondera cyane, uzajya ugenda ureba witonze iyo wagura. Ikindi cya gatatu ni foundation. Foundation is my favorite makeup. Foundation, icyambere ugomba kwiga skin color yawe, ukuntu uruhu rwawe rusa. Habaho foundation z'abantu b'inzobe, murenda muri bari shades zitandukanye. Hari foundation z'abantu b'inzobe, hari foundation z'abantu b'igikara, hari foundation z'imibiri yombi. Iyo wisize foundation y'abantu b'inzobe uri igikara ubu mweru, iyo wisize foundation y'abantu b'igikara uri inzobe ubu mukara. So uba ugomba kwiga uruhu rwawe. Barwiga bati, hari ama video kuri YouTube yerekana ukuntu umenya skin yawe, ariko ibyo ngibyo nta nubwo ari ibintu byahata. Ushobora no kujya ahantu bacuruza makeup bakakurebera bakagutesta, babizi ukuntu babitestinga, bakakurebera foundation yawe ijyanye nawe. Kandi ikindi note bien, hari foundation z'abantu bafite oily skin bafite dry skin. Iyo rero ufite uruhu rwumye ntabwo ari byiza kwisiga foundation y'abantu bafite oily. Ibyo byose ni ubumenyi umuntu agomba kugenda agira iyo atangiye kwisiga makeup. Muzagenda mubimenya gahoro gahoro niba uri beginner. Ikindi ugomba kutunga ni poudre yingiyi fond de teint ugomba kuba uyifite, kubera yuko ituma iringaniza foundation wisize mu maso, ifite ukuntu iyiringaniza. Kandi ikindi nkanjye iyo ntashaka gukora makeup nk'uyu munsi, nk'umunsi ntashaka gukora makeup, nshobora kubyuka nkisiga powder yonyine nkagenda, nta kantu ko kuba ufite. Ikindi eyeliner ya kakantu k'umukara usiga hejuru y'amaso. Hari eyeliner yo munsi y'amaso niyo hejuru y'amaso. Iyo munsi y'amaso ntabwo ibitose cyane nk'iyo hejuru y'amaso. Ibyo ngibyo nabyo wakwisiga iyo ubonye. Ngewe nisiga iyo mbonye imva pirate zose, iyo ngiyo ndayisiga. Ikindi mascara, ndabwira utuntu tw'ingenzi. Mascara ituma umuntu agira makeup ye ivamo igaragara, kubera yuko utungutu twahangaha hejuru iyo wadushokoje wasizemo mascara ubona ko umuntu makeup ye yatotse neza. Ikindi na mascara wasisiga pirate buriya. Ndi kubashishikariza kwisiga pirate, ariko ndanumva bavuga ngo makeup zirahenda. Rero ugomba kumenya iyaguhenda n'itaguhenda. Nababwiye ko ibyaguhenda mana we foundation. Ujye ureba foundation wisiga. Basubije inyuma gatoya nari nibagiye kubivuga. Foundation ugomba kwisiga foundation ya original utaguze mu muhanda, kuko foundation mbi yagutera ibiheri. Kandi ikindi foundation iyo umuntu yisize pirate turabireba tubibona. Twakomeje. Ikindi ugomba kugira ni utubrush twose. Tuno hari ututuroso, ndagenda mbereka ku ma video. Hari ututuroso bisiga hano muri eyebrows, hari agasiga foundation ugomba kuba ugafite. Hari blending sponge ko kwisiga foundation, kakandi byani nababwiye ko nanubu nababwiye ko foundation ugomba kwisiga gutya, ntabwo foundation yisiga gutya nk'amavuta yisiga gutya. Iyo rero iyo sponge bigufashamo. Ugomba kuba ufite dusigisho twose. Kandi ikindi ngewe ntago nk'ubu dusigisho twanjye ntago nyandutiza abantu, kubera yuko ugomba kugira buri gasigisho n'ikintu ugakoresha.
niba ari akantu ko niba ari iya foundation, niba ari iyaki, byose ugomba kugira akantu kayo. So iyo ugiye ubivangavanga bigenda biguhindurira ibara. Nzi ko muri kubyumva neza, ariko ndakeka muri kubyumva. Ikindi ugomba kugira concealer. Concealer niyo gushira accent kuri makeup yawe. Concealer yo gusiga kunogereza tiro wisize, iyo gutuma igukosora utuerreur wagiye ushira muri makeup yawe. Ikindi ugomba kugira ni highlighter. Highlighter ni ikintu gituma makeup yawe ivamo, se nayita ngo iki, ituma makeup yawe iba kizungu. Sinzi ukuntu nabivuga, ni ikizungu se, ikona iracanye ukuntu. Highlighter uyisiga ahantu hatandukanye, ahantu ushaka ko highlightingika. Ndabereka ku ma video, ntabwo highlighting ahantu hose, ahantu utuma mbuze ukuntu bisobanura. Highlightinga aha, ndabereka ku mafoto. Ugomba nayo kuba uyifite. Ugomba kwisiga highlighter ya pirate. Twakomeje. Contour yo gucontouringa aho highlightinze, kugira ngo hamwe utaba umweru cyane, ahandi utaba umukara cyane, ugerageze kubisesha. Ugomba kugira, muranyihangana ikinyarwanda, kubisesha, kubicontouringa aho highlightinze. Nk'umu beginner rero, utuntu twose utwiteho, utwandike, nushaka ufata unote, noneho uzabigenda wiga kamwe kamwe. Ikindi ni setting powder. Setting powder cyangwa bita bakunda njya numva bayita banana powder. Setting powder ni ya powder yo gushiraho kugira ngo ahantu wagiye wisiga contour, kugira ngo ntihagaragaremo ko harimo ibintu by'ibivuta, ugaragare nkaho uruhu yarwumishije. Nicyo setting powder imeze, ni y'akamaro cyane. Ikindi tugeze ku byo ku munwa, ni ugomba kugira lip liner yo kwisiga munsi y'umunwa igihe ugiye kwisiga lipstick cyangwa lip gloss, yo guha umunwa wawe shape. Ikindi ugomba kugira lipstick zitandukanye z'amoko atandukanye. Lipstick nazo ugomba kwitondera lipstick wisiga, ko lipstick za pirate zituma iminwa yuma, zigatuma iminwa iba umukara bitewe n'ibintu biba bashizemo. So lipstick ugomba kwitondera lipstick ugura, ntukagure lipstick zose ubonye. Lip gloss, abantu niba ushaka ko uyu munsi iminwa yawe shininga, ukagura, ugomba kuba ufite lip gloss. And lip balm, cyangwa izo bakunda kwita za marque ya Labello. Lip balm ikintu imaze, igihe nk'ubu wisize lipstick ya matte cyane yumisha iminwa, kandi ukuntu bigenza kugira ngo iminwa icike, mbanzaho ka lip balm gake, hanyuma nkashyiraho lipstick. Ikindi kandi mu gihe umaze koga makeup, wamaze kuyihanagura, ugiye nko kuryama, ukeneye ka lip balm kugira ngo iminwa yawe yongere igarure ubuzima. Ikindi ni setting spray. Ya spray mujya mubona umaze kwimakiya bakayiguspringa gutya ngo iyo spray ikintu imaze kugira makeup yawe bitaza kumeltinga. Tuvuge niba wagiye ahantu hari izuba, bitaza kuyonga, ugasanga wabaye ukuntu makeup byamanutse, cyangwa wabize icyuya byayishe yavuye mu murongo. So setting spray nayo ni akamaro cyane, umuntu agomba kuba yifite. Ikindi ni makeup remover. Oh my god, hari abantu ava ahantu agiye atashye ntakureho makeup akaryama. Ibintu ni bibi cyane. Niyo mpamvu nayo nyongeye muri liste y'ibintu ugomba kuba ufite. Ugomba kugira demaquillant byanze bikunze. Wareka kugira ibindi byose navuze, ariko ukaba uyifite. Hari n'igihe umuntu ava ahantu ukabona yoze n'isabune ahise aryama. Isabune isanzwe ikuraho bya bindi biri hejuru, ntabwo ikuraho bya bindi byakwinjiye mu isura.
kuko murabizi makeup bakozwe n'ibintu byinshi cyane, ni ibintu bikorwa mu ruganda, ntituzi n'ibintu bashiramo. Rero igihe utashye ushatse woge niyo sabona, ariko uze kugira demaquillage yo gukuramo ya myanda ya makeup yinjiye mu imbere ugomba kuba uyifite. So ndumva ari ibyo ngibyo, ndizera ko kaliste wakanditse ka makeup ntibuzongere kumbaza ngo makeup ngo umuntu yagura nizihe video ngiyi. Niba ushaka no kwisangiza umuntu yimwohereze afata kaliste kazajye kubigura. Nubigura ukatangira kubyiga kubyisiga, uzagenda nababwiye process ukuntu igenda, utangira wiga ikintu kimwe, ntushake kubyigira rimwe uvuge ngo namenye ukuntu wisiga foundation nabishyize ku ruhande, namenye ukuntu wisiga eyebrows nabishyize ku ruhande, namenye ukuntu wisiga byose ni ukuntu umuntu agenda yiga kwimakiya. Nanjye ntago ndabimenya neza, ariko iby'ingenzi cyane ndabizi. So mwakoze cyane kunkurikira, abashyashya mukande subscribe nkuko nabibabwiye, like, comment, share. Mwakoze cyane, bye.